Nongeye kugwa ikaze mukunzi wa Impotore TV nkaba nkwakiriye kuri urubuga rwacu rwa YouTube rudufasha kutubwira amakuru n'amateka y'u Rwanda n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Muri iyi minsi turi mu gutanga ibiganiro kuri ku ntara z'u Rwanda zashyizwe kuri Kongo kubera ubukoloni. Izo ntara zikaba rero zirimo intambara muri iyi minsi. Intambara sinizo muri iyi minsi gusa, ni intambara zahozeho kuva na kera. Kuva Kongo yabona ubwigenge, intambara zahozeho muri kariya karere. Muri buki intambara muri 1963 1964 intambara bisi ya Kanyarwanda. Nyuma yaho honge kuvuga izindi ntambara muri za 70 za Magrivi, muri za 90 kane murabizi za LCD Goma zabayeho. Murabizi igihe cya CNDP, murabizi none ngo turi ku ntambara ya M23. Akaba ari intambara iterwa nuko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abantu bakatiweho imipaka batakirwa mu muryango mugari w'abakongomani ngo bumve nabo bafashwe nk'abene igihugu. Ndagira rero nkomeze nihanganisha abantu babaye impunzi kubera ayo mateka batahisemo. Kuba uvuga ikinyarwanda ukaba warisanze ku butaka bwa Kongo ntago ari amakosa yawe, ni ikibazo cy'amateka, ni ikibazo cy'abakoloni bakase imipaka bagatandukanya imiryango, bagafata ubutaka bw'u Rwanda bakabushyira kuri Kongo Mbirigi. Icyo gitwaga Kongo Mbirigi, Kongo Belge niko yitwaga icyo gihe, bakabakura ku Rwanda bakabashyira kuri Kongo Belge. Icyo gihe rero bakase imipaka bumvikanye n'Abadage bari mu Rwanda, bumvikana n'Abongereza bari muri Uganda. Baravuga ngo u Rwanda ni igihugu kinini gatugicemo ibice kugira ngo tubone ko tugitegeka, divide and rule. Rero ukomeze wihangane mwana vuze uri impunzi, ukaba utagira igihugu, ukaba warabaye impunzi, uri mu nkambi se ku Kibuye, uri mu nkambi se ya Mahama, uri mu nkambi se ya Byumba, uri mu nkambi Bugande, uri mu nkambi muri Kenya. Wowe wabaye impunzi kubera amateka. Nagira nkubwire ko gusa Imana iriho kandi nta mvura idahita. Uzabona igihugu cyawe, igihugu gakondo yawe, igihugu cy'abaso n'abasogokuru, kuko abo babirigi babikoze. N'abakongomani bandi batazi ayo mateka bakaba batakwemera nk'umukongomani, sibo mana, sibo bakuremye. Imana izaca inzira kandi Imana ica urubanza rutabera. Igihe nikigera nicyo kintu nagusezeranya gusa, kandi Imana iwufiteho umugambi mwiza. Ntucike intege, nawe uri kurwanira uburenganzira bwawe uri muri Kivu. Ndagira ngo nkubwire rwose umenyekanishe uburenganzira bwawe, kuko nta wundi uzagufasha kumenyekanisha uburenganzira bwawe. Niba warashyizwe kuri Kongo y'Ababirigi ukaba warisanze kuri ubwo butaka, ukaba warabaye umukongomani, niba kwakire nk'umukongomani. Niba badashaka kukwakira nk'umukongomani kandi nabwo bagusubiza ubutaka bwawe n'igihugu cyawe, ugume wigenga cyangwa ugire ukundi kuntu ubigenza. Uyu munsi rero nabazaniye amateka y'akarere cyangwa se intara ya Masisi, territoire de Masisi. Masisi nayo ni intara yari y'u Rwanda kera batarakata imipaka. Ibi byo rwose ni ibintu byo kutajyaho impaka kubera ko biranditse, kandi amakuru ndi kubabwira na makuru y'Ababirigi. N'Ababirigi babivuze ubwabo, bazi intara ebyiri z'u Rwanda bemera ko bashize kuri Kongo, ni Rucuru, territoire ya Rucuru aribo bitaga Jomba na Gisigari, na territoire ya Masisi bitaga abazungu bayitaga Gishari, Gishari, Mokoto na Tongo. Byose byabaye ibyo babishyize kuri Kongo Belge. Hariho nako wenda handi hataba intambara cyane kwijwi no muri Karehe, naho hariho Abanyarwanda, hariho n'ibice by'u Rwanda, ariko uyu munsi turavuga kuri Masisi. Territoire ya Masisi rero yari imeze gute, yari y'u Rwanda gute? Hari umuntu wigeze kumwira ati Masisi yari y'Abahunde. Niko ko Abahunde bari bafite agace muri Masisi, ariko ntibyari Masisi yose. Buriya Masisi yari igizwe cyane n'Abanyarwanda bari nka 95%, akandi gace gato nka 5% kari ak'Abahunde, nko ku musozi wa Bwito n'utundi duce twegereye za Warikare, niho Abahunde babarizwaga. Ikindi gice kikaba cyarabagamo Abanyarwanda n'inka zabo n'imiryango yabo. Ibyo ngibyo ntabwo byaye n'impaka kubera ko urahasanga muri Masisi hari imiryango myinshi y'Abanyarwanda. Iyo mvuga imiryango y'Abanyarwanda, Abanyarwanda bavuga ururimi, nicyo cyambere ushobora kurebera ko aho se koko hari ahabo. Ururimi ruvugwa muri Masisi, ururimi ruvugwa n'abantu benshi ni Ikinyarwanda. Amoko y'Abanyamasisi ni kimwe n'ayo mu Rwanda. Hari Abasinga, hari Abanyiginya, hari Abatsobe, hari Ababanda. N'ubutegetsi bwabo uko bwari bumeze ni ubutegetsi nk'ubw'i Rwanda. Turareba tugasanga mu mateka azigi yanditse mu 1700. Iye mu Rwanda hariho umwami witwaga Kirima wa kabiri Rujugira. Masisi yategekwaga n'umwana we Gihana. Uwo mwana we Gihana amaze kuba umutabazi, yagiye ku rugamba aratabara agwayo,
yaguye i Burundi Gihana asimburwa n'umwana we witwaga Munana. Munana nawe rero aza gusimburwa na Marara. Abo nibo bari abategetsi ba Masisi kera. Turazireba tugasanga kandi ku ngoma ya Kigeli Rwabugiri ingabo ze zabaga muri Masisi. Hari ingabo ajya gutera Ibutembo, mu ntambara y'Ibutembo bavuga mu mateka y'u Rwanda azwi, intambara izwi cyane abantu benshi bazi n'abakuru bazi iri no mu bitabo. Umwami yayiteye, ingabo ze zari zikambitse hehe? I Masisi. Zabaga i Masisi icyo gihe zitera rero Ibutembo ni hakurya ya Masisi, mu burengerazuba bwa Masisi, mu Butembo bw'Abatembo. Abantu bitwa Abatembo ni baturanye n'Abahunde. Intambara Rwabugiri yayiteye avuye hehe? I Masisi. Ariko Masisi ikaba yabagamo n'abandi atari Masisi y'Abanyarwanda. Hirya ku mpaka wa Masisi habagaho Abahunde, bakagira umusozi wabo babagaho Watongo, wa Bwito. Umusozi wa Bwito niho Abahunde bagiragaho agace gato, nabwo byari imiryango itatanye, bavuga ngo byari igihugu. Bari batuye hagati y'Abanyarwanda arimo 95% ari nka 5%. Ibyo rose si uguhimba, si ukubeshya. Masisi yari igizwe n'Abanyarwanda 95%. Abatware babo nabababwiye. Abatware babo harimo Gihana cya Cyilima Rujugira, ku ngoma ya Cyilima Rujugira mu 1700. Umwami w'u Rwanda witwaga Cyilima Rujugira ari ku ngoma. Masisi yatwarwaga n'umuhungu witwaga Gihana. Gihana abaye umutabazi Burundi, asimburwa n'umuhungu we Munana. Munana avuyeho asimburwa na Marara umuhungu we. Marara avuyeho asimburwa na Nyirimigabo. Nyirimigabo avuyeho asimburwa na Nturo. Abo nabanana n'ingabo zabo zitaga intaganzwa, zari ingabo ziganje muri ako gace. Ariko uko nakunze kubivuga, abatwari benshi bakundaga kuhatwara, ariko rimwe na rimwe babaga bari ibwami, bakaruka bakareba uko inka zabo zimeze n'ingo zabo, ariko bagatura hehe? Bagatura ibwami. Abanana rwose nibo bantu bayoboye Masisi. Iriya Masisi tuvuga ubu ngubu. Habagaho n'umuryango w'Abagagi. Hari n'Abagagi benshi bavukiye hehe? Abega b'Abagagi bavukiye Masisi. Hari n'Abega b'Abahenda. Hari imiryango tuzi rwose yabaye muri Masisi, n'ubu ngubu iracyahari. Kandi iyo miryango ntiyayishakira mu Rwanda ngo barahunze. Ntibahunze 59 abo bantu, ntibahunze ku Rucuncu. Ku bwa Cyilima Rujugira mu 1700 Masisi yarimo abantu bavuga Ikinyarwanda kandi ari nabo bayitegeka. Abahunde bagiraga agace gatoya muri Masisi, bari imiryango inyanyagiye muri Masisi. Bamwe babaga muri Masisi, abandi babaga hirya ugana Warikare, abandi babaga i Butembo mu gace k'Abatembo, abandi babaga ku musozi wa Bwito. Niko abazungu babivuga. Ibyo ndi kubabwira n'abazungu, mushobora kubibona kuri rapport de l'administration belge pendant la période coloniale, mwabisangamo. Ikindi mwabisanga mu gitabo cyitwa Un royaume hamite au centre de l'Afrique. Ahandi mwabisanga ni mu gitabo cyitwa Les grandes lignes de migration des Bantu. Ibyo byose ni ibitabo byanditswe n'Ababiligi. Ababiligi nibo bafashe ako gace, babanza biga uko kameze, uko gateye. Ubwabo nibo bafitanga ayo makuru rero. Uko nguko rero niko Masisi yari iteye, yari y'Abanyarwanda. Masisi rero ikaba yaratuwemo n'umwana. Ndababwira ko umwami yahagize ingabo ze, nawe yarahatuye. Twibuke ko intambara y'Ubutembo ijya gutera, bavuga ko byatewe nuko Karinda, umutware w'Abahunde cyangwa se umuhinza w'Abahunde cyangwa se umwami w'Abahunde uko wamwita kose, yanyaze inka za Rwabugiri zabaga Ikamuronsi. Ikamuronsi ni hehese? Ni hagati ya Sake na Masisi. Niho habaga inka ze zitwaga Imisagara. Zinyagwa rero na Karinda, kandi Karinda yarasanzwe ubundi Karinda ari atura amaturo ibwami. N'ubundi na Karinda nubwo yabaga ari umutware wa ngo mwami, Abanyarwanda ntibarwanyaga umuntu wese wabemeraga ko babana. Yarasanzwe aza gutanga amaturo ibwami. Turasanga na se wa Karinda Muvunyi yararezwe kwa Gahindiro, sekuru wa Rwabugiri. Ariko umuhungu we agiye ku bwami yanga gutura Rwabugiri, aho aramunyaga, anyaga uwari waramugabiye, amunyaga inka ze zitwaga Imisagara. Ibyo bituma Rwabugiri rero atera Ubuhunde, anakurikizaho atera Ubutembo. Naho ubundi Masisi yari y'Abanyarwanda cyane 95%. 5% byari ibya bundi bwoko. Imiryango yimukaga. Icyo nta kibazo cy'abageri kubona kera abantu barimukaga. Usanga muri iyo Masisi y'Abanyarwanda harimo n'Abahunde. Niko byari bimeze. Ikindi nakubwira ko nuko mu bantu benshi batuye mu Rwanda n'ubu ngubu barimo abantu bakomoka aho ngaho mu Buhunde.
b'Abahunde mu burengerazuba bw'u Rwanda, ubu za Rubavu, ahantu hitwa za hafi ya Bralirwa ku Gisenyi, za Nyamyumba. Hariho abantu benshi bakomoka hehe, bakomoka i Masisi, bakaba barabaza ari Abahunde ariko bakaba barakiriwe n'u Rwanda ku gihe cya Cyilima Rujugira. Ibyo bintu ni amateka yanditswe rwose avuga ukuntu abantu barajyaga byaramajya n'amazi, bari basanzwe bahayirana, n'ubundi Abanyarubavu ngo barirana n'Abanyekongo bo muri Nord Kivu, byahozeho kuva na kera. Rero umuzungu waje niwe waciye imipaka, atuma abantu bamwe bavuga ikinyarwanda benshi basigara kuri ako gace karimo intambara uyu munsi. Abo bantu rero ntibemerwa uyu munsi, abana babo babaye impunzi kuba FDLR n'interahamwe zagera muri kariya gace. Abana barahunze, abana babuze ibyabo, babuze amasambu yabo, babuze imitungo yabo. Ubu ngubu basigaye badafite igihugu, bari aho ngaho gusa i Bugande, bari aho ngaho muri Kenya, bari aho ngaho ku Kibuye. Abagize amahirwe bakeya cyane nka 0.1% nibo Imana yafashe bakaba baragiye hanze mu burengerazuba bw'isi. Ariko se niyo baba bari hari hose muri Amerika cyangwa muri Australia, naheza hakurutira iwanyu. Ariko ngiye icyo nababwira, ako karengane nta mvura idahita, nta ntambara itazarangira, ukuri kuzatsinda, ikibi nikizahora kiganje. Nicyo kintu nakubwira. Komera rero wabaye impunzi kubera ayo mateka. Ngiye gusa icyo nkora nkubwira ngo nguhe amateka nifashishije ibitabo, nifashishije ukuri kw'amateka, kugira ngo nujya guharanira uburenganzira bwawe umenye ubwo burenganzira bwawe. Ikindi nababwira, muri Masisi habagaho abagunga benshi, murabizi kubera inka nyinshi. Abagunga barabatunzi cyane, babaga ahantu hitwaga ku Mugunga. N'ubu ngubu hariho ku Mugunga, urenze Goma ugana mu Isake hari ahantu hitwaga ku Mugunga. Rero niba aho ngaho ku Mugunga gusa ko bahitiriye abagunga, ahubwo babaga nahe no muri teritwari yose ya Masisi, teritwari irimo intambara muri iyi minsi. Ikindi nakubwira nuko mu bantu bari bagize muri Nord Kivu ubwoko bwa gatatu, ubu ngubu Nord Kivu, Masisi byo na Rucuru abavuga ikinyarwanda nibo majority, ni 95%. Abandi bakongomani bahari nabaje bava kure nk'Abandandi baveza muri Grand Nord, za Rubero na Beni, bakaba baraje muri za Masisi na Rucuru. Nk'Abandandi nk'abo Bahunde ni nka 5%, buko nabo bafite uduce twabo muri Kongo. Amateka, hari igitabo nasomye cy'umuntu wakoze ubushakashatsi ku bantu bavuga ikinyarwanda muri Kongo, yavuze ko mu 1983, ubu ngubu bashize imyaka 40, abavuga ikinyarwanda bari 800,000. Urumva Abanyarwanda bakatiye imipaka mu 1983 bari 800,000 kuri miliyoni 2 zari muri Kivu. Urumva mbese Kivu zombi kandi icyo gihe Nord Kivu, Sud Kivu n'agace ka Kindu, mu kitwa Kindu ku gihe cya Mobutu, Abanyarwanda bavuga ikinyarwanda bari 800,000, bakaba bari 1/3 1/4 cy'abantu bose bo muri Kivu. Ubu ngubu rero niba izo ntara ebyiri baziteranye, Nord Kivu na Sud Kivu na n'igice gito cya Maniema, ubu ngubu babikubye inshuro nk'enye cyangwa 5. Ubu ngubu abavuga ikinyarwanda muri Kongo ubu ngubu bageze kuri 3 na 4 miliyoni. Ukoze statistique abavuga ikinyarwanda muri Nord Kivu no muri Sud Kivu bageze ku 2 miliyoni 3 n'igice. Ukoze statistique kubera ko muri icyo gihe bari 1/4 cya province ya Kivu ku bwa Mobutu. Ni igitabo cyitwa tamushakira izina ry'icyo gitabo wabisangamo. Ni igitabo cyitwa La question de la nationalité au Kivu, cyanditswe n'umuntu witwa Jean-Pierre Pabanel. Uyu n'utanga izo statistique, avuga statistique wenda recensement iheruka mu 1983 hashize imyaka 40, Abanyarwanda bo muri Kongo, avuga ikinyarwanda muri Kongo bari 800,000 kuri miliyoni 2 zo muri Kivu zombi. Urumva uko ari benshi cyane. Rero fata Abanyarwanda muri baze zabo cyangwa se mu karere kabo ka Masisi na Rucuru, ubu ngubu bageze kuri miliyoni 3 n'igice.
urumva rero abo bantu ntibabumva uburenganzira bwabo ngo bikunde. Ntibizakunda rero, mukomeze mumenye ukuri kw'amateka, batazabakanga abakongomani ngo ahangaha muri si iwanyu. Oya, ni iwanyu kuva kera cyane, kuva ku bwa Gihanga wahanze u Rwanda. Masisi yarimo abatuye u Rwanda, imiryango y'Abanyarwanda, abo Basinga bari bahari kuva icyo gihe, abo Babanda, Abacyaba, Abagesera, iyo miryango yose y'Abanyarwanda yari hari, n'imiryango ivuga Ikinyarwanda na bugingo n'ubu. Nicyo muzamenya ko ako gace kari ak'Abanyarwanda. Uku ni ukuri kuzi kuri mu bitabo, ariko abadashaka kumva gusa, abadashaka kubyemera ntibabyemera. Ariko icyo nakubwira aho inama, wowe uri muri ako kaga k'ubuhunzi, nuko wamenya amateka yawe kugira ngo uharanire uburenganzira bwawe. Murakoze.